ndatekereza ko udakwiye kubatandukanya uze gutandukanya ibyo batangaza. Ndagushimiye Maurice, ndabashimiye bayobozi muri hano nyakubahwa perezida wa repubulika. Nk'uko abivuze ndi Scovia Mutesi, ndi umuyobozi wa televiziyo yitwa Mama Rwagasabo. Ngira ngo abari hano mwese nta kiruta nyina w'umuntu, iryo shingiro ry'izina ryanjye. Rero kuba ndi nyina w'u Rwagasabo mu by'ukuri mwakabimpereye amashyi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubu ntimugire ngo ngize amahirwe, nari niteguye ko uyu muvugizi wa guverinoma mushya wungirije ari njye utangira mubaza, ariko ubwo ari utangiye ambaza bishobora kuba bitazoroha muri aka kazi, ariko nzirwanaho kugeza ubwo mubajije ibya nyabyo. Arakoze cyane. Rero ngira ngo ku bijyanye n'itangazamakuru dutandukanye ibyo abantu bavuga, ntabwo dutandukanya abantu ubwabo cyangwa ibyo dutangaza. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga usaba imbaraga z'umubiri, iz'ibitekerezo ndetse n'urukundo. Iyo ibyo bintu byombi muri wowe bitarimo, kuba umunyamakuru mwiza biragora. Impamvu ntanga yo kuvuga ko bisaba urukundo, umutimanama ndetse n'umwanya mwinshi, bisaba ko ukomeza gukurikira amakuru, kuko twebwe ntabwo tuvuga amakuru, dutangaza amakuru. Banyakubahwa muri hano n'abandi badukurikiye, ntacyo mwakoze tubura icyo tuvuga. Rimwe na rimwe tukaza gutera ibuye mu gihuru ngo turebe igihubukamo, tukajya tuvuga ngo biravugwa. Iyo tuvuze ko bivugwa musohoka rero muvuga ibyo mwarimu mwabitse. Uyu munsi ndi umwe mu bagore bafite televiziyo mu Rwanda, nkaba n'umunyamakuru. Niba hari n'undi uyifite yaba ari umushoramari, ariko genda umunyamakuru wanayishinze, mpa n'akazi bagenzi banjye. Umwuga w'itangazamakuru tuwukora mu byiciro bitatu, ngira ngo abari hano batwigisha itangazamakuru barabizi. Umunyamakuru afite inshingano ya mbere ni ukumenyesha. Urugero, ubu Meteo Rwanda irimo iravuga ko imvura ishobora kuba nyinshi. Iyo Meteo Rwanda yavuze imvura ko iba nyinshi, Minagri iba yaje kugira ngo abahinzi bamenye uko biri bugende. Ibiza nabyo aho turimo turamenyesha igihari kugira ngo abaturage bitegure kumenya uko bahangana n'ibiza cyangwa se no kwirinda amazi yabasenyera. Tugiye ku cyiciro kijyanye no kwigisha. Ikijyanye no kwigisha, niba uyu munsi ejo baratangaga urugero ko Gicumbi, tutibagiwe na Nyabihu kera, ngira ngo na Muhanga irimo, ko baba bafite abana bafite igwingira n'imirire mibi biri hejuru. Bishobora kuvugwa mu ijambo rimwe n'umuyobozi, ariko ubwo twebwe nk'abanyamakuru iyo tugeze mu masaha yo kwigisha cyangwa mu biganiro, dusobanura iyo bavuze imirire mibi n'igihe byagenze biti. Ni igihe umwana atabona indyo yuzuye itera imbaraga, ni igihe umwana atarerwa neza kugira ngo akurane ubuzima, najya no ku ishuri yige nk'uko minisitiri yabivugaga yumve. Icyo gihe turimo turigisha umuturage, ariko umuyobozi wavuze yakoresha ijambo rimwe. Twe dukusanya imibare iva muri statistique, tuzana ibyo muganga Dr Sabe Minisita avuga ku bijyanye n'imirire, tuzana ibijyanye n'imibereho myiza, byose tukabihuriza ku ijambo rimwe, ubwo tuba twigisha umuturage. Iyo bigeze rero mu gutuma abantu bidagadura, nabyo tubifite nk'inshingano ya gatatu. Bruce Melody iyo yavuze ko azamuka Ishyorongi, twe turabaza tutabamanuka baracahe, ubwo abantu mukaba murishimye. Ejo bundi kuri stade hari match yari ikomeye y'umunsi w'intwari, aho bafande babiri bari bicaranye, ariko umwe agomba gutsinda undi, nuko birangira uwa polisi atsinze uw'ingabo, ariko ingabo zikomeza kuduha umutekano na polisi icyarimwe. Ibyo rero iyo turimo tubisobanura abanyamakuru bagenzi banjye, bituma abantu baruhuka, ka kazi kose nabyo bakabyishimira bagafana, nabyo tubifite nk'inshingano. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'abayobozi muteraniye hano n'abaturage, ari namwe bakiriye banjye abaturage, ubundi imbere ubu ngubu umushyikirano mugukurikiye kuri Mama Rwagasabo, izindi muriho muziveho, muze aho ngaho niho tuba tunavuga ibintu neza. Izindi nshingano dufite cyane zikomeye muri ibyo byose twavuze ni umutimanama. Umutimanama ushingiye ku nkuru ifite ikigamije ku muturage, ari naho ngiye gutandukanyiriza imvugo n'ibikorwa, ntatandukanya abantu. Umutimanama w'umunyamakuru, ngewe nshobora guca ku ahabaye impanuka, polisi yafunze, impanuka iyo yabaye mwese muzi iyo shusho ukuntu ibisa, hari abapfuye n'abakomeretse. Mu by'ukuri nshobora kuvuga
ko habaye impanuka iteye ubwoba mbi, dutegereje polisi ko itubwira ifatanyije n'abaganga icyabaye, niba hari ababuze ubuzima cyangwa bakomeretse. Nkabikora ntyo ndetse nashaka no kwerekana aho imodoka yaguye, nkaba nazana ishusho irimo igihu ku buryo umuntu uri burebe ya shusho ataza gukuka umutima. Ubwo uba wakoze inkuru ikura umutima, ntabwo uba wakoze inkuru imenyesha ko habaye impanuka. Ariko ntibagiwe n'igika cya nyuma kivuga ngo impamvu impanuka yabereye aha, hari umuvuduko wari utwaye yari yanyoye ibisindisha, hari ikorosi, mujye musoma ibyapa, ese imodoka ntiyagiye muri control ngo barebe ko ifite feri. Mu by'ukuri mvuze inkuru ariko ndanayubaka ndayuzuza ku buryo umuntu ari buyumva akanamenya icyakomotseho ibyago twagize by'impanuka n'ibindi. Mu gihe rero mugenzi wanjye duturanye, aba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mbita abaturanyi bacu, kandi bagahata ahubwo twiga uko tubana, nta kindi wakora. Araza bagafotora abantu bapfuye, amashusho ateye ubwoba, ku buryo noneho bagera no ku rwego bavuga ngo niba ufite umutima woroshye nturebe ibi. Ugasigara wibaza ngo uyu muntu umutima nama we wakoze kumva ko arimo gutangaza ibintu bigomba gukura abantu umutima. Nicyo naho dutandukanira mu bikorwa. Ariko nanone nimvuga ntyo, abantu bajya bavuga ngo muri iyi minsi ngo abantu bari kuri YouTube batuzonze, ngo bagize bati Facebook, Instagram n'ahandi. Ndagira ngo bamenyeshe ko ibyo bintu bidafite ikibazo. Ngewe amafaranga Scovia nashinzemo televiziyo nayakuye muri YouTube na online. Bivuze ko ni isoko rinini kandi ritanga amafaranga. Ikibazo kiri aho ni uwagiyeyo, n'ibyo ahakoresha, n'ibyo ahatangariza bishobora gukura abantu umutima, bitesha agaciro abantu. Tubona abana baza kubavugisha ibitavugwa, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi byinshi. Ibyo bikozwe n'umunyamakuru ntabwo ari MC twamworohera, turamuhamagara tukamutegeka kubisiba, agasaba imbabazi aciye aho yakoreye ikosa. Ngira ngo mujya mubibona rimwe na rimwe bikavaho bikagenda. Guhanganisha abafana, guhanganisha amakipe, watuma abantu bahiganwa ariko ntutuma abantu bahangana. Icyo ni imvugo dusaba abanyamakuru buri munsi. Ariko iyo tugeze kuri wa wundi rero waguze telefone ye, ufite interinete, wicaye ahantu mu cyumba cyangwa ari mu nzira agenda, we ntitumenye uko byagenze, ntitumenye n'uko tuzamubaza. Ari nayo rimwe na rimwe tubaza inzego zimwe na zimwe zirimo RIB, tukajya tubabwira tuti uwo mukiriye ni uwanyu, umufashe kuguma mu rugo cyangwa gutura ahandi. Icyo gihe rero nubwo rimwe na rimwe ubona bitihuta, umwe akabikora undi agakomeza, abantu boroye umuco wo gutukana, abantu boroye umuco wo kutagira uwo bubaha mukuru. Nako ni ingeso, mumbabarire, nta muco umeze utyubaho. Boroye izo ngeso mbi, ziraje zirakwiriye. Natwe dutangiye kuvuga ngo niko ngo abana bubu bameze. Oya, niko ababyeyi bubu tureberera abana, niko abanyamategeko bubu mwaretse abanyamafuti n'abanyabyaha bakabaho. Turabasaba ko ibyo bintu mudufasha. Njya nibukanya kwa Perezida wa Repubulika bigeze kwandika kuri X, yari tweet icyo gihe, ngo no guhana birafasha. Turasaba inzego zitandukanye mudufashe, muduhane, mutugire inama, tuvemo abantu bazima. Rega ngeyewe kera najyaga mbwira abana niruka ntaha, papa aranyica nintagera izi saha, ariko data nta muntu arica. Cyari icyubahiro no gutinya ko agira ibyo ndega. Iryo jambo rero ryo kubaho umuntu atagira icyo atinya, atagira uwo atinya, turice mu bakoresha imbuga nkoranyambaga n'umwuga w'itangazamakuru. Ngira ngo nasobanuraga, muraza kunyihangana abanyamakuru, tugira amagambo burya yacu tukongeraho nayo namwe nibyo muba mwakoze. Ikindi dufite nk'inshingano mvuye kuri icyo ni ikijyanye guhuza abaturage n'abayobozi. Nyakubahwa PM, ngira ngo uwo wasimbuye yigeze kuvuga ko umuhanda ugiye kubakwa wa Nzove ukomeje kuri Skoro, ariko n'impamo ya Mungu haciye imvura yaguye. Urwondo udasanzwe uri umukomando ngo n'ahanyerera uhanyure, ugenda ukambakamba. Ibyo rero iyo tubabwiye ko abaturage bamerewe batyo, tuba tubabwiye ikibazo abaturage bafite. Ariko nanone tukongera kubwira abaturage ngo ipoto bubatse bagashyiraho transfer bakayigira batya, ntabwo bakuraho ibyuma ngo bajye kubigurisha Nyabugogo, kuko n'ubuyobozi ariko bwabivuze. Tugahuza umuturage n'umuyobozi, tugasubira mu bibazo ubwo by'abaturage. Ntabwo nava navuze bimwe mu bibazo abaturage baba bafite, kuko nagize Imana nkabona imikoro dore sinyihorana. Kandi ngomba horane mwese uko mungana mutya mu kiganiro. N'ubwa mbere ndi mu kiganiro kirimo abayobozi bose. Ni ukuvuga ngo hari ibibazo mu makoperative, aho perezida wa koperative ayirya akayirangiza, abanyamuryango babandi mushaka gukura mu bukene bagakena. Iyo turimo tubivuga rero tuba turimo kuvuga ko mukwiye kubimenya no kubyitaho kugira ngo mufashe abaturage.
ikindi ngira ngo navuga kuri ibyo by'imibereho murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nari ndimo mvuga uruhare rw'itangazamakuru mu mwuga wacu gufasha abaturage ndetse no kubahuza n'ubuyobozi. Hari icyo navugaga ku ruhare rwacu aho dufata ibibazo by'abaturage tukabizana kugira ngo abayobozi batandukanye bamenye ibirimo kuba. Urugero natangaga navugaga kuri uyu muhanda wo kuri Skol, ngira ngo ufite ikibazo kimwe n'ibindi bice bitandukanye, ariko nanone ndasubira nanone ku bijyanye n'amakoperative nk'uko nabivugaga bafite ibibazo. Iyo turimo tuvuga ibyo ntabwo tuba tugamije ko abaturage wenda bumva ko ubuyobozi butabafashije, ahubwo tuba turimo kuvuga ngo hagati y'umuturage n'umuyobozi tubahuze twebwe nk'abanyamakuru. Uyu munsi ubumvuze ko abantu mutekereze nawe kugira ngo aborozi ba Nyagatare bagemura amata agere kuri miliyoni 700 barega umuntu umwe ko yayajyanye, muribaza uwagemuraga litiro imwe imyaka yamaze abikora. Na Gicumbi ngira ngo nuko amakoperative y'amata ngira ngo baragemura ntibishyurwe. Ibyo turimo tubivuga rero tuba turimo tugira ngo mumenye amakuru ava mu baturage, ariko namwe nimutubwira ko abaturage bagomba korora kijyambere, inka zifite umukamo, guhinga bakoresheje ifumbire, kumenya uko bita kuri babana, natwe turabifata tukabishyira abaturage mu buryo bwo kugira ngo duhuze abaturage n'abayobozi mu gukemura ibibazo byabo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndimo ngana ku musozo w'umwanya bari bampaye muri uyu mwuga w'itangazamakuru dukora tuvuga ku bibazo bihari ndetse n'abaturage, ariko natwe nk'abanyamakuru ndetse n'umwuga wacu ufite ibibazo. Uyu munsi ngira ngo mwese muri hano hari amazina y'abanyamakuru mutakibona mutakibuka kubera ko bahoze bakora uyu mwuga w'itangazamakuru, ariko bawuzemo icyo mu kinyarwanda twita amaramuko n'ibyabatunga barawusezera. Bamwe muri bo bicaye aha ngaho uyu munsi barakora indi mirimo, ngira ngo na Maurice nuko mwamuhaye akazi yari hafi kugenda, yari hafi kuducika atakibona ayo mafaranga. Dufite rero dufite izo mbogamizi, ariko nimvuga ibyo mwumve ko tunashimira bimwe mu bigerwaho. Ngira ngo twe na RURA ndetse na RGB nk'urwego rw'abanyamakuru RMC hari ibyo tumaze kugeraho, kandi muri iyi minsi twumva dukurikije amakuru baduhaye tugiye koroherwa. Ariko dufite n'ikindi kijyanye n'amikoro. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mu by'ukuri nimvuga ngo ngize Imana, njya nibuka kera turi muri Petit Stade wigeze uvuga ngo abajene cyangwa urubyiruko baharanire kujya kuri high table, ariko uwo munsi wabivuze mu gifaransa uvuga table d'honneur. Nyakubahwa mu ndeba aho nararwanye kugira ngo mbe nicaye aha pe. Nararwanye kandi ndashima ko zimwe mu mvugo zawe n'ibikorwa bituma numva mfite imbaraga zikomeye zo gukomeza kurwana, kugira ngo n'igihe gitaha nituba tutakibasha kwicara hano abadukomokaho n'abatwumvise bazakomeza. Umwuga w'itangazamakuru ufite ibibazo biteye bityo. Icya mbere nabo banyamakuru bagenda, icya kabiri bahunga mikoro, ariko ndatanga urugero. Uyu mushyikirano nahoze mvuga ngo abankurikiye hano mwese mu following Mama Rwagasabo online cyangwa se kuri televiziyo nayo muyishyireho muyirebe. Ariko nyakubahwa ndagira ngo nkumenyeshe ko abanyamakuru bari hano bose bafashije abanyarwanda kumva ibiganiro urimo ugirana nabo. Nituva hano tuzishyura abakozi bacu aho dukorera, internet itatworoheye inahenze, amafaranga akomoka mu ruganda rukora amazi niho tuzakura ayo mafaranga. Kandi twiriwe mu kazi hano twakoze, ngira ngo niba mubireba hari za kamera nyinshi, hari abafite amakaramu, amakayi, twakoze ibintu byose. Dusanga rero niba bikunda ubuyobozi bwazareba imwe mu mirimo dukorana na leta cyangwa dufasha leta ko yagira igiciro igenera itangazamakuru, kuko natwe turi abafatanyabikorwa ba leta, ariko tudakwiye gukora tutunguka, kugira ngo tuzaramire muri iki gihugu Imana yaduhaye kandi ntawe tugisiganya, tugomba kucyubaka. Hakarebwa niba hari uburyo buhari, kandi n'impamo ya Mungu ibyiringiro byo ndabifite ku buryo buzaboneka. Ngira ngo nganye ku musozo rero ndashima ko mwampaye uyu mwanya. Nicyo mvuga hari byinshi twashobora gukora, kandi ndakwizeza ko abanyamakuru tuzakomeza kuvuga
iki gihugu imibereho yacu tudashinze. Nk'ubu ngewe hari ibintu narambiwe kubona inkuru irimo kubera ku mupaka w'aho nshobora kugenda n'imodoka amasaha 3 nkaza kwicara muri televiziyo nkatangira nta makuru dukesha Al Jazeera aravuga ko ku mupaka hari umuntu watambukaga agwa mu muringoti, ariko mu by'ukuri nabuze iki kimbuza kujyayo. Ngewe rero nzajya njyayo kugeza igihe nzumva ntabasha kugerayo. Ndabashimiye. Mutesi Scovia cyangwa se uwo benshi bazi kuri Mama urwa Gasabo, nawe yatanze ikiganiro ku munsi wa kabiri w'inama y'igihugu y'umushyikirano, aho Mutesi Scovia yagarutse ku rugendo rwe rwo kuba umunyamakuru kugeza ku rwego tumuziho uyu munsi, aho yabwiye umukuru w'igihugu ati ni ukuri narahatanye rwose kugira ngo mbe ndahangaha, narakoze cyane. Ikindi yagarutseho yavuze ko mu itangazamakuru harimo ikibazo cy'ubukene cyane, avuga ko nta kintu bakuramo leta ikwiye kubibuka ikabitaho nabo. Yavuze ati n'uyu nguyu Jean Maurice nawe yaragiye kuducika, yaragiye kuva mu itangazamakuru, nuko mwagize gutya mukaba muramutwaye, naho ubundi iyo mutagira icyo mukora kari kabaye. Yakomeje ashima byimazeyo leta y'u Rwanda kuba idahwema gushyigikira iterambere ry'abanyarwanda. Turabashimiye rero gukomeza kubana natwe hano kuri Love and Life Rwanda. Turabashimira ko mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, tubasaba gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo dukomeze tube umuryango mugari turusheho kwaguka. Turabashimiye.